hari n'abihisha mu bitenge, kakwambika igitenge gihenze ariko nta n'ikintu wigirira. Hari n'abihisha mu biro, kaguteraho inyama rwose akajya abona ungana urya. Urya ikize ko ari ibintu by'ibinyanya biri aho n'ibirayi basigaje hariya. Ariko Imana ni umuhanga, izi guhisha mwakagira Imana. Zaburi 150, zaburi ya nyuma ya Dawidi 150. Turasoma umurongo umwe wa kabiri. Zaburi 150, turasoma umurongo wa kabiri. Haravuze ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Ndasubiramo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Turarangiza muri zaburi ya 77, turagaruka inyuma gatoya naho turasomamo umurongo umwe. Zaburi ya 77, turasoma umurongo umwe wa 12. Zaburi ya 77, turasomamo umurongo wa 12. Uravuze ngo nzibutsa abantu ibimeze bite? Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya ryari. Ndasubiramo, nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze. Bishoboka ko abantu baba bibagirwa, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Birashoboka ko abantu bibuka ibya vuba, ariko nge ndaza kubibutsa ibya kera. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana izi kurinda uwifiteho umugambi. Turaganira ijambo rivuga ngo Imana izi kurinda uwifiteho umugambi. Igihugu iyo kibonye umuntu ari umunyabwenge gikora uko gishoboye kugira ngo uwo muntu atazapfa ubusa kandi afitiye igihugu akamaro. Imana nayo izi kurinda uwifiteho umugambi. Nabonye bakiriye abashyitsi. Nitwa Singira nkabo Boniface, ni umukristo muri ADPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, muri paruwasi ya Nyarugenge, mu itorero ry'Inyarugenge. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi inshuti y'itorero rya Muhoza kuva mu busore bwanjye. Hano mpazi kera mu biterane byo mu rusengero ruto mu byabereye hanze, ku buryo abantu twagiye tubana hano by'umuyobozi yavuze nta jambo nigishije ahangaha ryapfa kwibagirana ku muntu wari uri ahangaha. Shimiye Kristo rero, kandi shimira n'abaririmbyi bakora Goshen batekereje ko mu giterane cyiza nk'iki gisoza umwaka mu bigisha bazakibamo nanjye nzaba ndimo. Mwarakoze kudutekerezaho. Shimiye bene data Naziri twaturukanye i Kigali, korari Ingabire, ngira ngo nigeze gukora ronchi yabo kera nkiri umusore muri 2009. Ari nkiri umusore tugirana ibihe byiza, nishimiye nabo kubabona. Rero turacyari mu ntangiriro y'umwaka, bifurije umwaka mushya muhire. Haleluya. Muranyemerera rero, nabonye amasaha ya hano ari kubahwa, nanjye nshaka kuyubaha. Tukabana mwiri jambo rivuga ngo Imana izi kurinda abifiteho umugambi. Ijambo dusomye mu itangiriro riravuze ngo Rubeni arabumva, aramubakiza, aravuga ngo twe kumuhwanya. Hashimwe Imana yaturinze kubw'umugambi dufiteho. Umwanditsi wa Zaburi aravuze ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Aranditse aravuga ngo nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, nzabibutsa ibya kera. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu wese uri hano afite ibyo yavuga Imana yaba yaramurinze. Amen. Ndavuga ibya vuba. Narwaye iryinyo Noheri igiye kuba ikijigo, njya kureba dogiteri arambwira ngo cyaratobotse ngo kirimo umwobo. Ndamubwira none biragenda bite? Aravuga ngo gifite imitsi
igana ku bwonko, tugikuye bishobora gukoma imitsi ukagira ikibazo, turagihoma. None ni mu gihoma biragenda bite? Ati hari uburyo buri special bwaje bahoma ikijigo ukarinda upfu utongeye kugira ikibazo cy'iryinyo. Ubwo buryo bumeze bute? Ati ni 120 kugihoma. Ntikijigo kimwe? Ati ikijigo kimwe ni 120. Ndavuga nti gitangaza kirabaye. Ndamubwira nti dogite, none se ayo mafaranga ndayabonera icyarimwe? Arambaza ngo ukora iki? Ndi umukozi w'Imana. Ati ntabwo tuzagihoma rimwe, tuzagihoma muri faze 3. Uzazuza samudi, hacemo indi samudi, hacemo indi samudi, ukwezi bizaba birangiye kugihoma. Buri kuje wajya uzana 40, ukuje 40, ukuje 40, iryibiri akabavuyemo. Ndagenda faze ya mbere barahoma ntanga 40, ngenda faze ya kabiri barahoma ntanga 40, kubunani buracya ubasubirayo barahoma ntanga 40, iryibiri biragiye kuryinyo rimwe. Ufite amenya ngahe wicaranye ahangaha utigeze utangaho? Turi ku ijambo rivuga ngo Imana izikurinda. Ndashimira Kristo. Niba mujya mukurikirana amakuru, mureba amakuru, ejo bundi mwabonye umuntu wishwe n'inyama, abantu bareba amakuru, mwabonye umuntu wamize inyama, yarapfuye yamize inyama arapfa. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana izikurinda. Ikarongi umuntu mu kwezi gushize yagiye ku kazi mu gitondo, ari mu nzira agenda, ikiyo ni gisiga kimuhagarara ku mutwe, kimushonda amaso yombi kiyakuramo. Yaraye mu bitari iminsi birarapfa. Reba nawe ukuntu uri kureba, ubwo nyine urumva amaso yawe afite ibindi bintu biyarinze, nta fime wambaye. Imana ize kugira gute? Ize kurinda. Nta mwana mwabonye ingurube yariye inyamasheke? Ingurube yariye umwana uruhande rumwe, hasigara bashyinguye agahande kamwe, ingurube yamuriye. Iyo tuvuze ngo Imana ize kurinda, ujye ubyumva. Gusoza umwaka ufite amaso areba, ufite amatwi yumva, ufite amaguru agenda, ufite amaboko akora. Imana ishimwe kwizi kurinda abifiteho umugambi. Haleluya! Shaka kuvuga buke ngo Imana izikurinda bifiteho iki? Hari ibintu bihenda ku isi, ndavuga 3. Icyambere gihenda n'ubuvuzi. Ubuvuzi burahenda ku isi. Ujye ufata mitiweli ikarinda irangira utayivujeho. Imana izikurinda. Uburezi, tekereza abana bawe biga, utekereza amafaranga winjiza. Icya 3 gihenda umutekano, ariko utekereza ukuntu uryama, ngo mugira imbwa, ngo mugira abasekirite, ngo mugira kamera, uzarebe n'ibinyenzi ku makaro biratambuka kandi urara wasamye. Ndashimira uburinzi bw'Imana. Imana izi kurinda. Ndagira ngo mbabwire ko iyo bavuze iri jambo ryitwa kurinda, nuko haba hari urinda hakaba n'abarindwa. Uturinda rero, mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo iturinda ihora iri maso, ntago igisinzira. Hari korari yavuze ngo ntiyaryama, ngo habe no guhumbya. Turambura ibiganza. Iyo Imana igufiteho umugambi irakurinda. Niba murayiririmba natashe gasimbizi, uzi kurinda Mana we, uzi kugira gute? Uzi kurinda. Natwe abi Kigali yaraturinze, abi Musanze irabarinda, abakodesha irabarinda, abubatsi irabarinda, imfubyi irazirinda, abapfakazi irabarinda, abakorera abandi irabarinda, abikorera irabarinda. Hashimwe Imana izi kurinda. Nimuvuge ngo amen. Shaka gufata umwanya mvuga ibintu 4 Imana irinda abifite mu mugambi wayo. Iyi Imana igufite mu mugambi ifite ibintu byinshi kurinda, ariko muri byinshi ndavuga 4. Nimara kuvuga ibi 4 ndaza kuza kuvuga ibindi bintu 4 ikorera abifiteho umugambi. Ikurinda 4 ikagukorera ibindi 4. Birahura n'iminota yanjye neza tuze gusenga Imana. Ibi bintu ngiye kuvuga wabyandika, wabitega amatwi. Abanyafrika turabanebwe, niyo mpamvu muri kubona twiga dushaje. Nagiye kwiga kuri kaminuza ngenda maze imyaka nk'iyo maze, ariko Imana igiturinda ubunebwe tukaza tukavuga bigatakara mutishyuye. Aho niga kuri kaminuza nagize ibyago, banyicaza hagati y'abasaza 2 bajya basinzirira icyarimwe turi mu ishuri. Turabanebwe cyane. Umunsi umwe turi kwiga isomo rigoye mbona bose basinziriye.
ndavuga nti uyu mwarimu ntajya atanga amagroupe, nibasinzira bazabona zero. Nkangura ibumoso nambwe yasemuze kuri gusinzira, iri somo ry'uyu professor urabona uzaritsinda. Arandeba arambwa aterega buriya wa mwana we n'ukubura uko umuntu agira, ko yigushaje buriya si ikintu. None si yubire kukarya pansiyo ko numvishe ko baguhemba menshi, uri kurwana n'iki? Wabiretse uri kurushywa n'iki? Aravuga ati ntago uzi ahisi iri kwerekera, to kugira ngo upfe wambaye isengeri wambaye karuvati ngata mu gutwi mba ndakumvise. Nari ngiye kuvuga ngo ni mu abahanga ibintu ngiye kuvuga mu byandike cyangwa mu bibike, kubera ko n'ubutunzi bukomeye utabona ahugura. Nari mvuze ngo ngiye kuvuga ibintu bine Imana irinda abifiteho umugambi. Nze gusoreza kuri bine ikorera abifiteho iki umugambi. Nimuvuge ngo amen. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ifiteho umugambi. Iyo Imana igufiteho umugambi, ikintu cya mbere igigukorera, untega amatwi ucyandike cyangwa ucyumve, umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanwa ariko ntatsindwa. Iyo Imana igufite ikimenyetso kigaragaza ko Imana igufiteho umugambi, Imana ikikurindiye mu buntu bwayo, umuntu wese Imana izakoresha ararwanwa ariko ntagira ate? Ko mutavuga ntagira ate? Urebye urugamba wagiye urwana uba warasibwe ku ikarita, ntubukiriho, ariko kubera umugambi w'Imana izikurinda. Twararwanijwe ntitwatsindwa. Iyo Imana igufiteho umugambi urarwanwa ariko ntugira ute? Buri wese urahanga atekereza intambara yagiye anyuramo, atekereza abo yagiye arwana nabo bamurusha amaboko, ariko yamuhamagaye imufiteho umugambi iramurinda n'ubu aracyahagaze. Ndashimira Kristo ko nanjye yandinze. Ubu ndacyafata mikoro, hari abo byarangiye. Ubu uracyaba muri korari, hari abo byarangiye. Ubu uracyari umudiyakoni, hari abo byarangiye. Ubu uracyabana n'umugore, hari abo byarangiye. Ubu uracyicara muri ofisi ukandika, hari abo byarangiye. Ubu uracyambara imyenda ikagufata, hari abambara ntibikunde. Imana izi kugira gute? Kurinda. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi iramurinda akarwanwa ntagira ate? Aka kantu mwakumvise, mwagafashe mu mutwe. Mpite mbwira umuntu wese uri aha ngaha uri kuvuga ngo baramurwanya, kirirwa sakuza ngo ngiye ngo abantu barandwanya, ahubwo uzagira ikibazo nubona batakurwanya ujye umenya ko ntacyo wibitseho. Mpamvu ubona uhura n'ibibazo nuko uri imari ishakishwa. Iyo ntacyo ufite ntawe ukuvuga, iyo ntacyo ufite ntawe ukugambanira, iyo ntacyo ufite ntawe ukwiba, iyo ntacyo ufite ntawe ukugenderera. Ariko umuntu wese Imana ibona ifitemo imari ararwanwa ariko ntagira ate? Ntatsindwa. Uru ni rwo rugamba rutsinda abarokore kenshi. Ngo ngiye ngo mwiri torero ngo baramvuga. Tugomba kukuvuga kuko niba hari ikintu tuzi abarokore tuzi kuvuga, nicyo dushoboye kuvuga. Turi abahanga. Umuyobozi wa gahunda ni uvuze ngo ari mu kabari no mu barokore abasakuza cyane n'abarokore. Ndamusubiza, twa tuzi kuvuga cyane, turi abahanga. Umuntu wese nari mvuze ngo icyambere Imana irinda umuntu uri mu mugambi wayo nuko arwanwa ariko ntagira ate? Ntatsindwe. Icya kabiri Imana irinda umuntu uri mu mugambi wayo arasonza ariko ntapfa. Umuntu Imana ifite mu mugambi wayo, icya kabiri murinda, arasonza ariko usa muragamitse ngo ntiyabariye. Inzara yarabariye mwese mwicaye hanga, witariye se ninde? Inzara yaraturiye ariko ntitwageze dute? Ntitwapfuye. Simwe mwari muri kuririmba, sinzi uwaririmbye hano ngo yabonaga ijana ngo niri mu muririmbye ahangaha ngo aba mu ikarito. Inzara yaraturiye. Umuntu wese Imana ifite mu mugambi, icya kabiri murinda, arasonza inzara iramurya ariko ikamurinda gupfa. Inzara yaraturiye we. Mana yaturinze inzara.
ndayishimira. Nimujya mugera ahangaha rero ntimukajye mwicara ngo mwibagirwe ndi kubibutsa inzara ya kera. Inzara yaraturiye, nimubona murimo murya ujye umenya ko hari igihe kigeze kugera kurya bikaba ikibazo. Ariko turashimira Imana yaturinze inzara, iyo turindana n'abana, iyo turindana n'abagore, iyo turindana n'abagabo. None tugeze aho tubwira Imana ngo uzi kurinda. Cyo ni icya kabiri. Imana irinda umuntu ifiteho umugambi. Imurinde iki? Irakurya ariko ntikwica. Ndashimira Imana ko aho tugeze turi kuririmba tukavuga ngo waratugaburiye. Cyo ni icya kabiri. Imana irinda umuntu ifiteho umugambi. Icya gatatu, Imana irinda umuntu ifiteho umugambi. Arasuzugurwa, aragambanirwa ariko ntacogora. Iyi Imana igufiteho umugambi ikurindira mu kagambane, ikurindira mu rugamba ugenda unyuramo, kuko ubona hari ikizakubyaza mu musaruro. Icyo ni icya gatatu. Imana irinda umuntu ifiteho umugambi, imurindira mu kagambane, ikamurindira mu bamugambanira, akarangiza urugamba arunesheje. Icya kane, Imana irinda umuntu ifiteho umugambi, imusimbutsa impfu nyinshi. Haleluya. Imusimbutsa impfu. Aka kantu murakumvise? Zaburi ya nyuma twasomye ya Dawidi yavuze ngo muyishimire iby'imbaraga. Yagize ite? Dawidi yari yibutse iminsi ya kera, yibuka imbaraga Imana yakoresheje imusimbutsa impfu. Hari impfu enye Dawidi yasimbutse, ntaza kubona umwanya wo kuvuga. Urupfu rw'intare, urupfu rw'idubu, urupfu rwa Goliyati, urupfu rwa Sawuli. Izi mfu uko ari enye Dawidi yarazisimbutse, amaso yarazibona. Ikibazo rero abantu bafite, hari aho ugera ukibagirwa intare wanyuzemo, ukibagirwa idubu zawanye nawe, wabona wicaye muri biro. Dawidi ngo yaricaye igihe kimwe, abonye abantu bamugenderera, abonye abantu bamusaba serivisi, bituma atekereza iminsi ye ya kera. Aravuga ngo ariko ubundi ngewe ndi mwene nde? Igihe cyose utamenya amateka yawe, utamenya yava, ntamenya yajya. Muri urugamba tugira nuko abantu bibagirwa. Umuntu arambara ikoti nk'iri akagira ngo yavutse aryambara. Nge namaze imyaka 2 muri korali nambara ikanzu ya mushiki wanjye 9798. Nabandi muri korali ndi kuririmba n'ikizibaho batari ku umukobwa waje no, ntago nari umukobwa. Shaka kumubwira ngo hari ahantu Imana yagiye itunyuza. Ntujye ubona wambaye congo ujye wibuka bodaboda, wibuka ko hari ubuzima wabayemo, nta byiringiro byo kubaho. Kandi ujye wiganiriza, birashoboka. Nubura buganiriza, umutima wawe urahari kugira ngo muganire ubaze kandi uzagusubiza. Dawidi yicarana na se witwaga Yesaya, arambwira ati ariko papa, ndeba abantu banyeskotinze, nkareba service abantu bansaba, navukiye nabayeho mu buhe buzima? Isa aramubwira ngo uretse Imana igira imbabazi ntiwari kuyobora n'umudugudu, n'akagari ntawe ari kukaguhereza. Kavukire yawe, inkomoko yawe, amateka yawe, uretse Imana izi kurinda, uba waribagiranye kera. Aranje abwira se ati ngaho mbwira amateka yanjye ho gakeya, mujye mugerageza mubaza amateka yanyu. Harimo ubona mwicaye hano Musanze mukagira ubu hano harimo abantu bavuye kure ku buryo n'inzira ibasubiza wabo batayimenya. Amateka mwaje mute? Mwageze hano mute? Imana izi kurinda. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Isa aramubwira ngo reka nkunyuremo mu nshamake. Aramubwira ngo uruwo mu gisekuruza cya Tera. Aramubaza ngo Tera yari muntu ki? Aramubwira ngo Tera ari umucuruzi w'ibigirwamana. Dawidi ati karabaye, niyo nakomotse. Imana inyishanze ku ruhimbi, narakomotse mu bacuruzaga ibigirwamana. Aramubwira ati roye navuyeyo nte? Aramubwira ngo uwo mugabo witwa Tera yabyaye umwana w'umuhungu witwaga Abrahamu. Imana irebye kwa Tera, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ihamagara Abrahamu muri 12 mu itangiriro. Iramubwira ngo Abrahamu, va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Biravuga ngo Abrahamu yahagurutse nk'utazi iyajya. Yumvira Imana ngo aragenda n'umugore we Sara. Nta mwana bagiraga, bagera mu gihugu Imana yavuze. Nyuma y'imyaka irenga 80 Sara arasama. Ubwo ni Isaka, ubwo ngubwo ni Yesaya arimo arabwira Dawidi, amubwira kugira neza kw'Imana. Aramubwira ngo uwo mugore wa Abrahamu asamye yabyaye umwana w'umuhungu amwita Isaka.
Isaka aza kubyara impanga ebyiri, abyara Yakobo na Esawu. Yakobo yabyaye abana 12. Amubwira amateka ya Yakobo, amubwira uburyo Yakobo yarongoye abagore 4, Rasheli, Leya, Biruha na Zirupa. Aramubwira ngo Yakobo yabyaye abana 12, kandi mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa 4 witwaga Yuda, wateye umukazana w'inda. Dawidi ati karabaye, naho nakomotse, bigenda bite? Aramubwira ngo Yuda ateye umukazana we witwa Tamari inda, yamubyayeho Peresi na Zera. Ataho bigenda bite? Aramubwira ngo Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nashoni, Nashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya. Nanjye ndakubyara. None se umbyaye hari icyaha nakoze? Ati wowe uribara, uri ishyano, wateye Mukawurinda, abandi bagiye ku rugamba, wowe utera Mukawurinda. Ati bigenda bite? Atubyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Dawidi aravuga ngo noneho igitangaza kirabaye. Yumvise izo nzira zose Imana yamunyujijemo, aravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. Ese ko muyakoma nk'abatabishaka bo barakorera? Ntabwo ndaza kubabwira ngo nsabiye Imana amashyi. Imana ikwicaje ahangaho ukaba witwa runaka, wowe mwavuye kure, ariko hashimwe Imana, nimuvuge ngo amen. Dawidi arangije aravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yagize ite, muyishimire iby'imbaraga yagize ite. Kuba witwa umugabo iby'imbaraga, kuba witwa umugore iby'imbaraga, kuba witwa umuyobozi n'iby'imbaraga, kuba witwa umuririmbyi n'iby'imbaraga, kuba witwa mama w'abana n'iby'imbaraga. Si amashuri, si amafaranga, si icyubahiro, si imiryango, si kavukire, n'iby'imbaraga. Haleluya! Izi kurinda, nimuvuge ngo amen. Ibi bintu 4 Imana ikorera abari mu mugambi wayo, ibarinda. Murabyumvise? Mwabyumvise? Wicara ahangaha umenye ngo iyi Imana igufiteho umugambi mu bintu ikurinda, ikurinda n'impfu zitandukanye. Kuba wicaye ahangaha wibwire ngo uzikurinda. Uri wese uri ahangaha izo yanyuzemo ni uzizi, ariko Kristo ashimwe kwazikurinda. Amen. Tuvuge bingahe? 4 Imana ikorera uwifiteho umugambi. Nari mvuze iby'imurinda, mvuze binimurinda, reka mvuge binimukorera. Iyi Imana igufiteho umugambi, hari ibintu igukorera bitandukanye n'ibyo isi yagukorera. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ifiteho umugambi, iramuhisha. Igirete ubu turahishwe, isi baratumize kera, ariko kubera umugambi w'Imana idufiteho ikaguhisha. Kandi Imana iguhishe nta jisho ryaguhishura. Imana izi guhisha. Hano mwiri teraniro hari abantu Imana yahishe. Duhisha mwiri torero, guhisha muri korari, guhisha mu kidiyakoni. Imana iraguhisha. Hashimwe Imana yaduhishe tukaba tugeze muri 2023. Imana izi guhisha. Nimuvuge ngo amen. Ariko n'umuhanga mu guhisha. Siko nabihisha mu makote. Imana ikakwambika ikote udahembwa na desamirisha, kaguhisha mu ikote n'ipataro bisa. Wajya utambuka avuga ngo uyu nguyu akora hahe. Imana yafashe ikote guhishamo gusa. Hari nabihisha mu bitenge, kakwambika igitenge gihenze ariko nta n'ikintu wigirira. Hari nabihisha mu biro,
kaguteraho inyama rwose akajya abona ungana utya, urya ikize ko ari ibintu by'ibinyanya biri aho n'ibirayi basigaje hariya. Ariko Imana ni umuhanga, izi guhisha mwakagira Imana. Haleluya! Imana icyo ikorera abantu ifiteho umugambi irabahisha. Igira ite? Irabahisha. Ndashimira Imana kwiduhishe mu iri torero. Hari abantu Imana ihishe mu iri torero. Inyuma y'ibi hari ibintu Imana iduteganyiriza. Ahantu Imana iguhishe mu makosa utazakora, kandi Imana niguhisha ntuzihishure. Imana niguhisha ntuzagira ute? Ntuzihishure. Jye mureka kwiteza abantu. Ubu urasa n'umuntu utarize koko, nguko mumbona ngo sinanize ngo habe na materineri. Ninde ubikubajije? Buriya ikibazo mubona abantu bafite, ikibazo mubona abarokore bafite, Imana iraduhisha, ariko ugasanga wihishuye. Kuko mumbona ngo nta na konte ngira. Ibyo ninde ubikubajije? Umeze nk'udafite konte. Izi kurinda. Haleluya! Imana izi guhisha, kandi yiguhishe aho iguhishe irahagutungira. Imana ni umuhanga. Nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana ko nanjye mubo yahishe nanjye ndimo. Izi kurinda. Mwarakoze, mwateguye teme nziza. Nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana. Nari mvuze ngo icya kabiri, icya mbere Imana igikorera abantu ifiteho umugambi irabahisha. Igira ite? Mwibutse umugabo witwa Mose akivuka, Farawo aravuze ngo abana bose b'imfura bagire bate? Bapfe. Murabyibutse? Ngo bajya kumuhisha mu rufunzo. Kumbi wari umugambi w'Imana. Akurwayo n'umukobwa wa Farawo. Ntago nza kuhatinda. Imana imufiteho umugambi, araza akora ibyo yagombaga gukora. Farawo aramuhiga. Imana ijya kumuhisha kwa sebukwe witwa Yetiro, bamenya ko ariyo yaguhisha. Mose abwira Imana ati wampaye kamwe. Iramubwira ati ntago ngutindira. Ufite iki? Ati mfite inkoni. Atako karahagije, shyira hasi nkwereke. Ngo atera inkoni hasi, akubise hasi, yegura umutwe bizoka. Imana ibwira Mose ati ngaho yifata ugende. Wicara hangaha umenye ngo iyi Imana igufiteho umugambi mu bintu ikurinda. Ikurinda n'impfu zitandukanye. Kuba wicaye hangaha uyibwire ngo uzikurinda. Uri wese uri hangaha izo yanyuzemo ni uzizi, ariko Kristo ashimwe kwazi kurinda. Amen. Tuvuge bingahe? Bine Imana ikorera uwifiteho umugambi. Nari mvuze iby'imurinda, mvuze bini murinda. Reka mvuge bini mukorera. Iyi Imana igufiteho umugambi, hari ibintu igukorera bitandukanye n'ibyo isi yagukorera. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ifiteho umugambi, iramuhisha. Igira ite? Ubu turahishwe. Isi baratumize kera, ariko kubera umugambi w'Imana idufiteho ikaguhisha. Kandi Imana iguhishe nta jisho ryaguhishura. Imana izi guhisha. Hano mwiri teraniro hari abantu Imana yahishe. Duhisha mwiri torero, guhisha muri korari, guhisha mu kidiyakoni. Imana iraguhisha. Hashimwe Imana yaduhishe tukaba tugeze muri 2023. Imana izi guhisha. Nimuvuge ngo amen. Ariko n'umuhanga mu guhisha. Siko inabihisha mu makote. Imana ikakwambika ikote udahembwa na desamirisha, kaguhisha mu ikote n'ipataro bisa. Wajya utambuka avuga ngo uyu nguyu akora hahe. Imana yafashe ikote guhishamo gusa. Hari nabihisha mu bitenge, kakwambika igitenge gihenze ariko nta n'ikintu wigirira. Hari nabihisha mu biro, kaguteraho inyama rwose akajya abona ungana utya, urya ikize ko ari ibintu by'ibinyanya biri aho n'ibirayi basigaje hariya. Ariko Imana ni umuhanga, izi guhisha mwakagira Imana. Haleluya! Imana icyo ikorera abantu ifiteho umugambi irabahisha. Igira ite? Irabahisha. Ndashimira Imana kwiduhishe mu iri torero. Hari abantu Imana ihishe mu iri torero. Inyuma y'ibi hari ibintu Imana iduteganyiriza. Ahantu Imana iguhishe mu makosa utazakora, kandi Imana niguhisha ntuzihishure. Imana niguhisha ntuzagira ute? Ntuzihishure. Jye mureka kwiteza abantu. Ubu urasa n'umuntu utarize koko, nguko mumbona ngo sinanize ngo habe na materineri. Ninde ubikubajije? Buriya
kibazo mubona abantu bafite, kibazo mubona barokore bafite, Imana iraduhisha ariko ugasanga wihishuye kuko mumbona ngo nta na konte ngira. Ibyo ninde ubikubajije? Umeze nk'udafite konte. Izi kurinda. Haleluya. Imana izi guhisha, kandi yiguhishe ahiguhishe irahagutungira. Imana n'umuhanga, nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana ko nanjye mubo yahishe nanjye ndimo. Izi kurinda. Mwarakoze, mwateguye teme nziza, nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana. Nari mvuze ngo icya kabiri, icya mbere Imana igikorera abantu ifiteho umugambi irabahisha. Igirete mwibutse umugabo witwa Mose akivuka, Farawo aravuze ngo abana bose b'imfura bagire bate, bapfe. Murabyibutse ngo bajya kumuhisha mu rufunzo, kumbi wari umugambi w'Imana. Akurwayo n'umukobwa wa Farawo, ntago nza kuhatinda. Imana imufiteho umugambi, araza akora ibyo yagombaga gukora. Farawo aramuhiga, Imana ijya kumuhisha kwa sebuko witwa Yetiro. Menya ko ariyo yaguhisha. Mose abwira Imana ati wampaye kamwe. Iramubwira ati ntago ngutindira, ufite iki? Ati mfite inkoni. Atako karahagije, shyira hasi nkwereke. Ngo atera inkoni hasi, akubise hasi, yegura umutwe bizoka. Imana ibwira Mose ati ngaho yifata ugende. Anzwe nzi imirimo n'ibitangazo ukora, ariko ikintu ngiye kugusaba ni kimwe, mbabarira umbwire witwa nde? Wowe uhindura inkoni inzoka, ugahindura ikiganza ibibembe, ugatungira imfubyi muri Musanze, abapfakazi bakambara batagira abagabo, akagaburira abantu inyama batoroye, ubundi wowe witwa nde? Urinde, mbabarira umbwire witwa nde? Irangije ngo imubwire izina ryayo. Iramubwira ngo uzagenda ubwire Farawo ngo nitwa ndiho. Natabyumva uzamubwira ngo nduwo ndiwe. Nubona ateye imigeri uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora. Bingahe? Ko mubivuga buke, bingahe? Ni Imana ishobora. Mose abwira Imana ati iki ngiki umpaye noneho kiranyemeje, ndagiye, ariko nubwo ngiye umpaye kandi kamwe tukaba tune nibura, aho nanyaruka. Mose yasabye akantu kankoze ku mutima. Imana abwira ngo ushaka iki kindi? Arayibwira ngo nkeneye umufasha nk'ubu butayu. Hari ibyo utashobora nk'ubu butayu. Buri wese akeneye umufasha. Ntiwawe umushumba hatari umudiyakoni, ntawe umudiyakoni hatari umuririmbyi, ntiwaririmba soprano, tenoro na baze na alto. Buri wese akeneye umufasha. Hari ibyo udashoboye abandi bashoboye. Imana amubwira ngo ndamukwemereye. Muzi umufasha yamuhaye? Yamuhaye witwa Aroni. Abahanga baravuga ngo Aroni yari intyoza, yarazi kuvuga. Mose yaradidimangaga. Mose abwira Imana ati ubwo umpaye Aroni, aho ngaho ndemeye. Imana niguha ni umufasha, ijye guhana ufite icyo akurusha. Wowe uri ikiragi, usabye ikiragi, muzapfa nabi. Haba hakenewe umufasha mu butayu, haba hakenewe umufasha ufite icyo akurusha. Karumvikanye? Imana abwira ngo nguhaye Aroni. Mose abwira Imana ngo niba ari Aroni umpaye, aho sintinda ndagenda. Ngo ahise ajya mu butayu. Ageze mu butayu asanga Aroni ahagaze. Hambwa ati niko ko baguhize bakakubura, wizanye ute? Aravuga ati umperutse kera, yari yarampishe, inkuyo yampishe, kandi yampaye ibimenyetso bigaragaza ko tuzazana bene wacu. N'ubu tuvugana haduhagaze, iyi nkoni nyirambitse hano hasi, wakumirwa. Aroni abwira Mose ati ariko sha ibintu ubu yirambitse hasi yabiki? Ati nyirambitse. Agasuzugura abantu basuzuguraga wa, ati ngaho yirambike ndebe. Ati oya tugende, turayirambika tugezeyo. Abahungu barirega baramanuka. Ntabona tubona tugenda ntabwo. Hari ibintu twavuganye n'Imana, hari ibintu Imana yatubwiye. Niyo mpamvu ubona imirabiza mu itorero tugakomera, ntitunyeganyege. Twavuganye n'Imana. Haleluya. Bahungu baramanuka, bageze imbere ya Farawo. Farawo arebye Mose amurebera mu ndorerwamo ya kera, ntiyamenya ko ari